ihame ry'umunsi, nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira, ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Haleluya. Mbese waba utaye ibyiringiro, uyu munsi wa none mwuzaniye amahirwe ya kabiri. Haleluya. Yobu 42:12, ni ukuyiteka hira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri. We watakaje aya mbere, ikuzaniye aya kabiri. Amahirwe ya mbere yari amahirwe yonyine, ariko amahirwe ya kabiri aje yomatanye n'umugisha. Bibiliya iravuga Imigani 10:22 ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire nta mubabaro yongeraho. Uyu munsi wa none Imana iguhaye amahirwe yomatanye n'umugisha. Amahirwe ari kumwe n'umugisha narangira, amen, arangira ni amahirwe yonyine. Ariko Dawidi yaravuze ngo ineza yawe izanyomaho iminsi yose nyiriho. Rero ntabwo uno munsi biri bube byemeye ngo ejo byange. Abo byemera ejo bikanga ni abantu babana n'amahirwe gusa. Ariko abantu bafite umugisha, agera mu kintu abantu bakagira ngo ni amahirwe yonyine, bakagira ngo kirarangira ejo, bagategereza bakabona ntikirangiye, n'ejo bakabona ntikirangiye. Kubera iki? Ntabwo wagize amahirwe nk'ayabo, ahubwo wagize umugisha uva ku Mana. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.